tubaye kazi mwebwe mwakoze subscribe kuri Eric Chris Entertainment namwe mutarikora mufate amasegonda 3 yonyine ahagije mukaba mumaze gukora subscribe mwibuke no gukanda kukazogera kugira ngo umunsi twa uploadinze ikintu cyaricyo cyose kijye kibageraho ku gihe. Nta gutinda rero katwigarukire ku munyamerika witwa Jamal Robert wegukanye irushanwa rya American Idol rihuza hamwe impano z'abaririmbyi ryabaye ku itariki ya 18 Gicurasi ku nshuro ya 23. Ushobora kwibaza ngo uyu Jamal Robert ni muntu ki? Jamal Robert ni umwarimu w'imyitozo ngororamubiri imyaka 27 ukomoka muri Meridian muri leta ya Mississippi, akaba afite abakobwa batatu harimo Harmony imyaka 6, Lyric imyaka 4 na Gianna Glass wavutse muri Mata 2025. Iminsi mike mbere ko nimba mu cyiciro cya top 8 abakobwa bakuru babiri Harmony na Lyric bari bahari bajya bagaragara kenshi mu marushanwa kandi bamufasha ku buryo buhoraho. Uyu Jamal Robert wegukanye irushanwa yagize amajwi asaga miliyoni 26, rikaba ari umubare w'amajwi atarigeze aboneka muri irushanwa mbere muri finale. Ikindi ukwiye kumenya kuri Robert yigeze kwitabira irushanwa rya BET ryitwa Sunday Best, akaba yaranagerageje kujya muri irushanwa rya American Idol inshuro ebyiri mbere yuko abigeraho, ndetse niwe mugabo wa mbere w'umwirabura utsinze American Idol kuva kuri Ruben Studdard mu mwaka w'2003. Ibi ni ibintu byafashwe nk'intambwe ikomeye mu mateka y'irushanwa rya American Idol. Nk'uko ikinyamakuru People Magazine kibitangaza, Ryan Seacrest umushyushyarugamba wa American Idol yavuze ko ari ubwa mbere finale y'irushanwa yatorewe cyane kurusha izindi zose mu mateka, ikaba yarabonye amajwi miliyoni 26. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Jamal Robert yagize ati: kuva ku ntambwe yanjye ya mbere njya ku rubyiniro kugeza iri joro ridashoboka, sinigeze ntekereza ko umwana ukomoka iwacu yazitwa rimwe ko yatsindiye American Idol. Yongeye hati: uru rugendo rwari rurerure, sinumvaga ko ubwanjye nzarushobora kandi ndashimira byimaze buri wese wanyizereyemo ubwo nari ndi kugerageza kugera ku nzozi zanjye. Mu ndirimbo y'intsinzi Robert yaririmbye Her Heart ya Anthony Hamilton, mbere yaho muri iryo joro yari yaririmbanye n'umuhanzi Jerry Lawler. Ushobora kwibaza uti se Robert yatangiye ate kuririmba? Se yigeze asohora indirimbo? Mu kiganiro yagiranye na Billboard, Jamal Robert yavuze ko yatangiye kuririmba akiri umwana mu rusengero. Yagize ati: narimbiraga cyane mu cyumba cyanjye, narimbaga njyenyine cyangwa ngakora indirimbo kandi byasohokaga neza. Nageze igihe mbaye mukuru numva nshobora kuba mfite impano idasanzwe. Yasohoye indirimbo yanditse yitwa He's Preparing Me hashize imyaka 5, kugeza ubu ntabwo arasohora izindi ndirimbo nshya. Ushobora kwibaza uti se ni ukubera iki yagerageje inshuro ebyiri kugira ngo ajye muri aya marushanwa agatsindwa? Inshuro ya mbere bamubwiye ko agikeneye amahugurwa ku bijyanye no kuririmba kandi yari akiri muto. Ubwa kabiri yari yiteguye kuririmba indirimbo imwe gusa, bamusabye iya kabiri arayibura. Nuko nguko yavuye mu marushanwa. Ku nshuro ya gatatu nibwo yahise yegukana iri rushanwa. Mwakoze kudukurikirana, mukande subscribe. Yari Eric Chris umukozi nk'ibisanzwe, nawe utaha.